Kwani Kambanda ashobora kuba Kigali kandi kuba bepiskopi sangiye Imibereho kurera Seminari Nkuru niyo akarere ka Muhanga ashimira kuba waje nyakubahwa bahagarariye intumwa ya Papa mu Rwanda basaseredoti bihaye Imana barezi mu basaseredoti ku buryo bwihariye baseminari namwe inshuti zayo muri hano naberetse disikuru yanjye ariko icyo nshaka kubabwira ni iki nta disikuru nateguje kuko nari nzi ko bivuzwe na Kabgayi Kambanda ariko yamfashije cyane kandi nawe yikorera kuri Filozofiya mu nyigisho nziza yatanze Kiliziya kuri Mutagatifu Tomasi ku buhanga bwe no ku buhanga bw'Imana ariko byose bigakorwa mu mutaka ushaka kuvuga parakuri wo kwicisha bugufi. Ni ikintu gikomeye dukeneye kandi kigoye gushyira mu bikorwa. Nubwo nta disikuru wenda nari nateguye ariko umunsi wa Saint Mgr ntabwo ugomba kumbera imfabusa. Nagize cyo kuzirikanaho mbihuza n'ikibazo twatinzeho mu nama y'abepiskopi y'ubushize tuvuga ku byerekeye formation y'abapadiri n'ubuzima bw'abapadiri uko twabihuza n'iki gihe turimo. Kuzirikana rero kuri sentoma ari nayo mpamvu la Providence yakoze ko bashinze seminari bahisemo kuba umurinzi wayo nuko afite ibintu bikomeye yaraze Kiliziya nk'umurage udasaza, ahubwo dukwiye guhora tuvugurura tukawuhuza ibihe tugezemo ngo tubashe kurera abazaba abasaseredoti no gufasha abapadiri kubaho bishimiye ibintu batorewe nk'abasaseredoti. Harimo rero ingingo y'ingenzi nshaka kubabwiraho. Tomasi c'est son intelligence d'homme, sa foi chrétienne irradiée par l'amour a permis son cœur humain de déployer toute sa mesure pour la recherche de Dieu. Mieux ubwenge bwe bwa kimuntu, kwemera kwe kwa Kristo bimurikiwe n'urukundo bye byahaye imbaraga umutima we kugira ngo ajye arashije ibyo. Ibi ngibi byose byari bigamije kugira ngo bibashe kugera ku Mana, hagomba kuba wa mutaka wo kwicisha bugufi, kandi byose bikorwa mu nyanja isengesho rihoraho. Nguwo Tomasi twiyambaza uyu munsi wa none, ariko tunashaka no guhamya umugambi
gushaka ubusaserdoti. Hari ikintu nibaza ntabonera igisubizo cyangwa ntabonera imivugire. Iya omeri nziza Seminari yatubwiye ije nyuma y'izindi disikuru nyinshi twabwiwe twahawe, ndetse hari n'izindi ziri imbere ziri mu byo mwiga avec votre intelligence humaine, mu byo mwumva avec votre foi chrétienne, l'irradiation par l'amour ntabwo izabura. Ariko ibyo byose ni gute bigaburira imyitwarire yacu, bikagaburira imibereho yacu, tukabasha kubaho nk'uko Imana idushaka, ibidutezeho ngo tuzabashe kuzuza ubutumwa twahamagariwe. Inyuma y'ibyo hari ikintu kitajya kiza iteka ngo kigeraho umuntu yifuza, ndetse ugomba kubera hirya Yesu avec ses disciples. Yesu yakoresheje uburyo bwo kwigisha bwari busanzweho, ariko yabahaye isura nshya. Aragenda afata abagabo 12 arabiyegereza abita intumwa. Ariko niba mureba neza, kugeza le jour de sa résurrection, kugeza hagati ya le jour de sa résurrection et la descente du Saint-Esprit, intumwa zari zifungiranye mu nzu zitarumva neza icyo ziri cyo nicyo zigomba gukora. Ariko ntabwo zari zikiri hahandi hambere y'urupfu n'izuka bya Kristo. Zaramukurikiye dans l'admiration, zigatungurwa n'uko atubuye imigati, zigatungurwa n'uko hakurya ikirema kikagenda, sinzi ukuntu byagendaga muri bo, zikishima zikagira, ariko akabaho bigira bikabayobera. Sinzi niba mwibuka neza tugiye bazamukaga bagana i Yerusalemu, abigishwa batangiye kujya impaka z'uzamukuru. Byarantangaje ko yikanze babazwa no kugeza igihe batarumva, ariko yaratuje ahamagara umwana aramubwira ati ushaka kuba mukuru mu ngoma y'Imana y'ubuye azamenya. Ntabwo mpamya ko igisomo baryumvise. C'était tellement rapide, c'était tellement spontané, ariko urubuto rwaratewe, ça a été semé dans le cœur de ses disciples. Notre éducation niko imeze, turarera wenda mukishima mugakoma mu mashyi nk'uko mwagiye mubigenza mwabigenje n'ukuntu muzabigenza n'ejo bundi, ariko ikidushimisha twifuza nuko ako kabuto kaba kagiye. Numvise mushimira ko bahaye amafaranga ibihumbi 30. Jewe mubabarire mbabwize ukuri, nabitanze mfite isoni kuko numvaga atari bikwiye kugenda, ariko byaratunaniye ko byagenda uko nabyifuzaga. Ariko ndavuga byari byose icy'ingenzi ntabwo ari aha ngaha kiri. Icy'ingenzi kiri mu kugomba kubibwa umutima w'abariya basore, ko
ku buryo umunsi umwe yabaye umupadiri azabyumva bigatabasha kumvungura, kandi azabifashwamo n'ubwenge bwa kimuntu yigishijwe, abifashwemo n'ukwemera kwa gikristo yatojwe, abifashwemo n'urukundo rwa kristo rumurikira imibereho ye wose ntoya. Ntabwo rero umuntu abaho akurikije ibyo arimo byinshi cyangwa se bikeya, ahubwo umuntu abaho akurikije icyo atwaye mu myemerere ye, kuko icyo atwaye mu myemerere ye lui permet de vivre toutes les circonstances possibles, heureuses ou malheureuses, ariko icyo atwaye ku mutima kikamufasha. Ntabwo ndamenya icyo ari cyo, ariko ndacyumva intuitivement. Ikintu kizafasha uzaba umupadiri ejo akishima, akanyurwa n'umurimo akora muri circonstance yaba arimo, ndetse il a évoqué le recteur du séminaire les moments difficiles que nous traversons, les crises que nous traversons, ariko umupadiri waciye muri izi ngingo uko ari eshatu kuko Saint Thomas yagiye aziciyemo: les gens se donnent, foi chrétienne, amour du Christ, bimuha la mesure de la dilatation de son cœur kugeza aho ashobora hose pour la recherche de Dieu. Ahangaha niyo numva tugomba gutekereza muri formation ya seminari n'ubuzima bwa gisaserdoti, abepiskopi bakurikirana kuri igihe dushakira hamwe, mbere turabona n'akanya kuvugira cyatuzitira, ndetse nifuza yuko muri sinode turimo gutangira gukora icyo kintu, abayobozi b'amaseminari bazakibonera umwanya, noneho na komisiyo ya saserdoti nayo ikabona umwanya wo kumvikanisha uwo musaserdoti la force de l'amour qui lui est créée dans son intelligence et dans sa foi. Kuko ibintu turimo ni byiza kandi harakorwamo ibintu byinshi, ariko harimo na regarande ifi. Nk'ubu ngubu mu maseminari yacu dufite des vocations, barasaba, ariko tukagira na des défis, tugasanga inyike na besoin dufite bisa nkaho bitajyana, ntibihura uko tubyifuza. Ukabona hari des valeurs zigenda ziducika malgré l'intelligence et la capacité humaine iriho kuri iki gihe yo kubasha kuzongera no kuziteza imbere. Kiliziya yacu rero mu Rwanda ifite iyo nshingano yo gukomeza gutekereza iyi formation y'umupadiri à l'intelligence humaine, à la foi chrétienne et à l'amour du Christ qui est créé pour pouvoir sentir son cœur s'orienter à la recherche de Dieu. Akaba rero ubutumwa tuzakora ubutumwa muri seminari, buriya kujya kwigisha ivanjiri ansanga icyo basaba cya mbere ni bwa bwenge bwa kimuntu bumurikiwe no kwemera kurusha amagambo uzayivuga ari imbere. Prêtre baramushaka kumubona nk'umuntu ubaha icyizere aho ibintu bitagenda, cyane cyane muri igihe cya Covid. Ndabyibuka cyagiye hari guverinoma totali, amaparuwasi menshi yagiye ambwira abakristu bazaga bagahitumira kiliziya
bari niyo padiri agihari igihe cyose baramubonye bagendaga bishimye akaba n'uwitoratoza ubusa ariko ntazi n'ukuboko akaza yitwaje akero kudushyimbo ati mwakire murye kuko ntawe mfite mukura icyo murya ariko azaba n'amatsiko yo kureba niba padiri akiriho niba akiri aho ngaho ariko icyo azakureba ni iki c'est votre foi c'est votre engagement c'est votre joie même dans ces moments difficiles buriya rero kubaho umuntu atabara cyangwa adashaka kontesite imubereye ni nabyo cyatunguye intumwa Yezu amaze kugenda akabaha roho mutagatifu huzuye za mbaraga zo kwemera amurikirwa na rwa rukundo rwe barahuka baragenda ariko icyo basangaga ni iki ni ibitotezo kandi ibitotezo non jamais freiner leur enthousiasme pour annoncer le Christ. Au contraire, c'était l'occasion de la marque qui s'est pour la sa confession. Icyo kintu rero intumwa zabonye après la Pentecôte kiracyahari mu kize yacu apprenons à le découvrir ariko tuzakibona sous l'ombrella de l'humilité et de l'intelligence éclairée par la foi et l'amour